biza bitunguranye kuko guhabwa inshingano cyane cyane ku rwego rw'igihugu ntabwo biba byoroshye. Point blank nasomye Yellow Paper ngeze muri Kibagabaga hafi y'ibitaro bya Kibagabaga. Yego. Nahise mparika aho ngaho sinamenye ibindi byakurikiye uko amatelefone yari menshi. Yari menshi of course. Yego. Ndabanza nshima Imana n'umukuru w'igihugu kubw'amahirwe mba mpawe yo kugaragaza ibyo nshoboye. Yego. Ariko hashize n'amasaha 3 ntarumva uburemere bw'inshingano. Oh. Ya, wenyine ijoro ryose urumva ko nta bitotsi, nta bivuye mu misozi hejuru. Umbogo disanzwe ujya muri siporo. Urenze inganda. Ndenze inganda yo hejuru. Ya, nyuma y'ibirahure nka 3 by'amazi ubu nibwo ndi kumva ko noneho nanabavugisha ndimubona ko bigaruye. Ariko no muri studio uzajya kabebe. Oya aho ni mu rugo ntago nahacika. Noneho abantu bakwizera n'abandi bose bapfanga ngo bakariza ngo yashingiye. Urumva? Uzajya muntumira nitabe. Kuko aho ni mu rugo. None se muri? Yego ndakumva. Umpare rwose ntumbere umunyapolitike cyane ko bajyaga batubwira turi mu nama. Tugize gute twabaza ibibanza bitagize gute otoya rwose ibyo bibanza bizengurutse nawe umbabare ukoresha icyo kinyarwanda ugiye umuntu agiye kujya kubaza rwose umubwira uti neza umuntu dushakira amakuru nyayo cyangwa nawe uza kuva nageze aho bicomekeye umuturage ari kwiso website z'ibigo bya leta tugiye kuzibonaho amakuru n'amatwita y'ibigo y'uturere adakora. Ibyo byose ni ibintu umuntu azitaho kuko byanga bikunda ikintu umuntu agiye gukora ni ukurwanira ko icyo leta ishaka kubwira abaturage gitambuka ariko kandi n'icyo abaturage basaba leta gitambuka. Ibyo rero bigomba gukorwa mu nzira zifite zaba iz'ikoranabuhanga ndetse n'uburyo bwose bw'itumanaho na AI ku buryo ntabwo witwaza ko atabimenye cyangwa se ari bwa mbere akibyumva cyangwa se agiye kubikora. None se kuri umuhanga mu itumanaho bakugishije inama bati imbuga nkoranyambaga zikore gute monetization n'iki byose aho ndavuga mbega bakugishije inama babyitwaramo ko twabandaga kuri imihanda muri aho ukuntu kari gongara ibyo kuko icyo nzi cyo ntabwo udakeneye ko urubyiruko rwacu rubona amahirwe nakunze kubivuga kuri mikoro hose ntawe utazi ko urubyiruko rwacu natwe abakuru dukeneye kubona source of income bitewe n'izi mbuga nkoranyambaga. Niba u Rwanda dufite internet yihuta kandi igiciro kikaba ari gito ugereranyije no mu bindi bihugu turi kumwe mu karere, tuba dufite urubyiruko rumaze guhugurirwa kuzikoresha. Iki nicyo gihe ngo dutangire kubona amafaranga ndetse n'ibigo by'amabanki bimenye ko bishobora no gutanga inguzanyo bishingiye kuri platform urubyiruko ruba rufite kuko ni biriya ni hasi kuba ufite abafollowers miliyoni igishoro. ibyo rero ni ibyo umuntu azashyiramo imbaraga ntabwo ari aka kanya kuko byanga bikunda umuntu azagenda biganira n'abo bishinzwe ko hatari icyo tuzagira. None muri nicaye mu ntebe yawe yanshyuhanye irashyushye urumva ugere vuba nyive amajyana ntabwo nayimaramo kabiri kuko ntabwo biba byoroshye. Nawe ugiye kwicara mu ntebe nyine ya nyakwigendera aremuku urumva twageze hano tubanza kurebana ku maso ikiganiro kiratinda twabuze umugaba mukuru aremuku yari hambo. Aremuku wajyaga kumubaza ati ndabizi ugiye gutinya kumbaza ati mbaza nijye gusubiza n'iki byose kujya mu mwanya wa guverinoma ubuvugizi bwa guverinoma akenshi na kenshi urumva hari imihigo n'iki byose tukwitege nk'umuntu uza tunoziki tuzabona gute muri make image yawe imbere y'abazagusaba serivisi muri make nabuze uko mbibaza. Ngewe sinavuga ngo niwo nsimbuye navuga ko nzatera ikirenge mu cye ariko buryo umuntu aba yihariye. Icyo nzashyiramo imbaraga cyane namaze kukivuga abaturage na leta cyane cyane kwita mu bijyanye na communication kuko buriya iyo ubutumwa butanzwe neza kandi mu gihe gito amahirwe y'uko abaturage b'abanyarwanda ari abaturage beza. N'umukuru w'igihugu yarabitubwiye mu ijambo ritangiza umwaka. Yego abaturage abanyarwanda bakunze
urumva bisaba rero ngo ubutumwa ukora buba ubutumwa biyumvamo kandi umenya aho ubushyira aho basanga aho basanga. Maurice rero ndimo kukureba hano mu Rwanda nkabona na Patrick Muyaya hakurya urumva rugiganye. Turimo kunengwa cyane ko mu by'ukuri mu Rwanda tugira amakuru meza ariko mu Kinyarwanda igiswahili ntigikoreshwa, Icyongereza abantu baragitinya. Byagenda gute mu rwego mpuzamahanga kugira ngo yaba brand natwe amakuru yacu amenyekane rwose n'ibifaransa birimo bya nyinshi cyane, uzahindura iki? Ni frontline. Ni frontline, uzahora ndi frontline. Okay. Ni frontline, azahora ari frontline. Yego. Indimi zikoreshwa mu karere ndazizi. N'indimi z'imihanda ndazizi. N'iz'imiriro ndazizi. Murakoze mwiriro. Azi izo mu karere, izo ku isi, iz'imihanda n'iz'imiriro. Asoke Maurice vient de dire je n'ajouterie en tout cas. Oya uko biri kose abantu twitege n'ubundi kuko n'ubundi guverinoma ikorera mu team as a team, si we wenyine n'ubundi abagiye asanga indi team nini cyane, ntabwo aba ari wenyine uzabikora kandi nisanzwe ikora neza, ni amata bya amavuta. Nibwire ko rero nyine bizagenda neza cyane. Twakiriye umuntu tugana no ku musozo ariko wakoze kumaza ikibazo cya monetization. Est-ce que fait malo? Baramutse neza Masha. Yego cyane. Nyamama meze neza? Meze neza, naramutse neza, ibyishimo ni byinshi. Ufite iminota 2 nyaruka rero. So urumva ku wa gatanu washize nagombaga kuba naragize amahirwe yo gufata ifoto na Maurice. None sharagiye ariko twari twagwaye karibu se. Kubera imbaraga z'akazi biranga. Yes, pole sana. Aranabimubwiye twaravuganye kuri FB. Nari nagutumikiye kabisa. Nari nagutumikiye. So kuwa gatatu harejo. Yego. Cyahari kuwa kabiri sinibuka neza. Ejo hari kuwa gatatu. Byari kuwa gatatu mu masange kuryama mbona yero pepa imbira ko muri saa umwanya ndavuga ntiyafoto ndayibuze burundu. Oya uzayibona kandi nikaze hano ahari frontline n'ubundi muzayifatire mu cyanya cy'inganda aho korera siporo, ntabwo azahahindura. Numva ko avuye Bumbogo uzamucungire kuri Vista Kigali muri cya kizunguruko cy'abarwo kwa Nayinzira avuye muri siporo mwifotoranye. Kandi abaza abandi batipe twabadani icyo umuntu yavuga tunasoza ndabona iminota yaje. Reka tumwitegeho umubano yari asanganwe n'urubyiruko ukomerezaho kandi uzamugendeho mu bitugu, tuzahora tumuri inyuma kandi twiteguye kumwumva. Nimba ari yego ni yego, nimba ari hoya bibe hoya, ariko nko ku ruhande rwa bizinesi bizere ko cya kintu cy'amasaha biri mu mirongo minini afite imbere agomba kugenda afite ibitoroshi binini. Amasaha ya bizinesi yari afite gufunga bizinesi 24 hours ntabwo akibaje, ariko azabikora. Tugira abajeni twongera tukabona umwanya wo gukora tukava muri ibi bintu biturangaza. Ijwi rye turaritegereje cyane aho bicomekeye kandi yagezeyo. Yego. Hanyuma ibindi ubwo muri bwa buryo bwo kurambagiza no kuvetinga nawe aturebere utubereye wabasha kwambara inkweto ze wumvishe ko naha hejo rero mu kiganiro. Reka n'ubundi namwe mwese